umwiza nkawe najyaga musoma mu byanditswe yo my baby girl nzi impamvu babonye ibyacu bitarimo amarira nge nzagufata neza ng'urukundo ruzira guhungabana wankunze nawe ubyifuza nzagukunda nk'uwikunda maze nkurinde kwigunga merci. Ubuzima buratangaje ari gihe ukeka ko mugenzi wawe cyangwa se wari ufite ibibazo ugasanga ari afite ibibazo birenze ibyawe cyangwa ibya mugenzi wawe. Itariki 12 yapfuye ku itariki 10 itariki 12 nibwo i Kanombe hapfuye umuryango papa n'umwana n'abana babiri basize umwe mu rugo. Noneho rero ku ndirimbo nyine igenda yubakwa hazana rya jambo ryanjye nkaritereka aho nshaka kuritereka nkikomereza nkicurangira iyo umbwira tukajyana wenda kahuriwo umeze neza. What does this word mean without people we love? I miss you every day but I don't know where to find you. Navuga ko mu buzima nyine buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. That's what is needed. Nicyo kintu arakeneye mu buzima kuba nyine I'm doing well ndasa neza nta kibazo na kimwe mfite. Si iyo umuntu yakambwira like look good man I'd be like wow. Ntekereza ko aho yaba ari aho mama ari mama ne yabavuga ati birana mwana nabyaye se ubibona. Ibaze ko aya masaha turi kuvugana hari umuntu ushobora kubuhombya umushinga wa $500,000 kumva umuntu umuvandimwe abuze fiance nyine. Hey guys, this is Transit Line TV. Nk'ibisanzwe umunyamakuru ni Butera Asia. Ikiganiro cyo ni The Hustle. Subscribe yanyu ni ingenzi kandi comments zanyu nazo ni ingenzi. Ushaka kureba Transit Line TV utishimye ariko ibyiza biri imbere kwizera Imana nicyo cyambere tubigisha kuri Transit Line TV. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'abahanzi musanzwe muzi gusa kuri Transit Line TV n'ubwa mbere tubakiriye baratangira batwibwira kuba tabazi ariko no kuba bazi mwenjoyinge nta kibazo. Muraho neza mumeze neza? Tumeze neza cyane. Uratangira twibwira uyu nguyu mugenzi ni Junior muri JUDA MUZIK. Nanjye ni the rest muri JUDA MUZIK. Abakunzi bacu rero twakiriye abahanzi batangira baririmba kugira ngo nyine tubereke ko abo twazanye ari abanyabo. Nuzajya ubona nkosheje babe ukababara ukankosoza intonganya tibiribirudu ujya unkosoza neza iya cya A pretty girl naguzarira amfata ukuboko ntuzicuza. A pretty girl naguzarira amfata ukuboko ntuzicuza. A pretty girl amfata ukuboko ntuzicuza. A pretty girl amfata ukuboko ntuzicuza. Wow, yeah. JUDA MUZIK mwahuye gute? Buriya ni ubizi. Bon, twege nka groupe twatangiye 2018. Yego. Ariko kumenyana ubushuti ubuvandimwe bwatangiye guhera 2010. No mu grand frère nagiye kwiga ahantu yigaga so aranyakira tubavandimwe muri secondaire. Yeah. So kuva icyo gihe 2010 tuba inshuti. Asoza amashuri. Yeah. Ariko nge icyo gihe narakinaga agapira nikora umuziki ariko usanzwe wa wundi w'abantu bakunda ibintu. Ntakora ntazi ngo promotion zikorwa gute. Yeah. So nyuma yaho twaje guhura hari umuntu washakaga gufasha abantu. Tumaze iminsi dupanga kuzakora indirimbo byanja bigenda byanga. Yeah. Ariko ndatekereza ko nyuma yaje kunyandikira kuri Facebook arambwira Junior. Yes. Ati hari umuntu nabonye ushobora gufasha abantu. Yes. Abahanzi kandi nabonye byakunda ntamubwira amen tujya kureba uwo muntu. Yeah. Tutangira muri iyo company yitwa Clean Vibes. Yes. Hakurwamo nk'indirimbo imwe ebyiri nyuma tubona ntago byakunda nyine kubera ubushobozi ariko kubera ubushiti twe dufitanye n'uwo muntu utamubwira kujya ejo tuzashwane kubera hano ibintu bigeze. Yes. Byaba byiza
tubiretse ahubwo buri wese akajya gushaka ibye. And then urumva JUDA MUZIK nawe yahereye kuva ku itariki 2 z'ukwa karindwi zirindwi z'ukwa kabiri nibwo twasohoye indirimbo ya mbere, ariko urumva hagati aho muri process ndayiteka mu kwa 11 mu kwa 12 nibwo twatangiye process yo recording indirimbo zacu. Tujya no mu marushanwa yitwaga The Future. Ntekereza ko niho izina JUDA ryavuye. Twaratsinze dukomeje, nta zina dufite ubundi ari The Rest na Junior. Niba sinzi ukuntu byaje nyine mpita nuvuga ngo JUDA. Then nyuma Junior arambwira ni sawa, ariko hagati aho Austin niwe wakoze itsinda JUDA MUZIK, kubera yuko niwe muntu twari recordinganye indirimbo ya mbere ya JUDA MUZIK. So urumva ntabwo ni ikintu kitibagirana kuri twebwe. Si ibindi JUDA ni abangaba babona, ni itsinda ryatangiye na 2018, rifite sofa ryatangiye ku ndirimbo yitwa Wa Wundi abantu bakunze cyane. Ndirimbo murayibuka neza byabiragoranye. Wa wundi wantwaye umutima, wa wundi wantwaye umutima, kuki turwana dushwana kandi njye nawe dukundana, reka yo bavuga tubane, mbona ari wowe wandemewe, ndacyari wa wundi amahoro atahe, ndacyari wa wundi amahoro atahe mu mutima. Hari indirimbo yanyu nkunda, indirimbo yitwa Amashyushyu. Amashyushyu muyirimbira abakunzi bacu. Niba ari urukundo nanjye nziga gukunda, niba ari ukubiryoha sinzabivamo, nimbijyamo sinzabivamo, mbiratira bataberemo, amashyushyu, amashyushyu. Junior, ni iki kintu ukundira Prince cy'umwihariko like abandi badafite bituma mu vibingana kandi mumaranye igihe kitari gito? Kimwe mu byatumye wenda icyo gihe ntekereza kumuvugisha, nuko nzi n'umuntu ukunda ibintu akora, n'umuntu wihangana. Sometimes biranona abantu batanywa ibiyobyabwenge cyangwa se okay, hari abantu bumva ko wenda ibintu byose atari ibiyobyabwenge cyangwa se bisindisha. Buri muntu utanywa inzoga, utanywa itabi, biroroha gukominika nawe. Hariho igihe nshobora kumubura nkaba nzi ko ari mu kazi, kuruta ko nshobora kumubura nkumva ko ashobora kuba ari nko mu nzoga cyangwa se kuba yakica akazi kubera ibyo bintu bindi. So kuko nanjye ntabikora, so byaranyoroheye gukonekta nawe byihuse. Ariko muri we busanzwe agira karaktere kwihangana kandi n'umukozi cyane, n'umukozi wa danger nyine, kandi abikora atiga atumvuga ngo reka mbikore kugira ngo yambone, kambikore kugira ngo wenda Junior anshime cyane. Abikora nyine iyo abishyizeho umutima arabikora kandi cyane. So ntago ndamubona na rimwe kuba twatangira gukorana nyine akora ibintu abyijena. Iyo agiye kubikora abikora bikunde byanga, ariko abashyizemo ingufu zose zishoboka. Niki kintu wirinda uvuga ngo iki kintu aracyanga, kino kintu nyikoze dushaka gushwana? Aragoye kugushwana nawe, biragoye kuko ushobora gukora ikintu nawe ukavuga uti aha ngaha nshobora kuba nakabije, ariko ukaza gusanga nyine afashe nk'ibintu bisanzwe. Nk'abantu mu bana ntabwo mwabura ibintu mupfa, mushobora no gupfa ibintu utakeka ko mwapfa. Ariko kugeza ubu ngubu twese tumaze kumenya umurongo dukeneye kugiyeho, tumaze kumenya ibyo tugomba gukora, ibyo tutagomba gukora. Igihe dushobora kutumvikana mu minota 2 iri hano, ariko mu kanya usanga twamuva inzone, kuko tuba dufite ibintu byinshi byo gukora no gutekerezaho bitandukanye n'icyo wenda turimo gupfa ako kanya. So ibintu byose ibyo ari byose ntekereza ko yabyihanganira, nkuko nanjye nagerageza ntari shuwa neza wenda ko kuko n'ububizi niwe dukorana, ngishaka kumva ko mbyihanganira, ariko haravuga ati kano karanze kabisa. Ariko kuko uyu munsi kosa nshobora gukora cyashobora gukora, urumva dushobora gusimburana, ashobora gukora iyo kosa nkamurakara kanangeje nkarikora,
ndikoze rero umva ko byari ikibazo nshobora gukora iryo kosa akumva atariyihanganira wenda nawe aje akarikora urumva ko abantu mubana ni nko kuba warashatse umugore nukihanganirana Pasi wowe ni iki Junior wirinda cyatuba mushwana kandi ni ikihe kintu umukunda akiri unique abandi badafite? Sinzi ikintu cyatuma dushwana ko nje aho turi abantu numva no urumva hari ibintu bituma abantu bashaka kuvugana nabi ariko hari n'ibintu bituma abantu bashwana like hari igihe habaho reaction yihuse yako kanya ariko y'ibintu buze gushwana nyine ni cya kintu cyabaye cya danger ariko y'abantu ari bakuru twese tuzi limite ya buri muntu wese hari abantu Junior ashaka kuba ari kumwe nabo singeyo hari abantu nawe ndabizi ushaka kuba turi kumwe ntaze kubera azi wenda ko tubanye n'abo bantu rero tugira limite buri wese urumva nubwo turi group ariko ntabwo dusangira ubuzima bw'ijana ku ijana bwa bundi bugeraho ukazajya na mugenzi wawe ukamwinuba urumva hari igihe ubona nk'umuntu aza muri fete runaka ukabona this guy was not supposed to be here rero like always know when to show up nyine buri gihe cyose tumenya igihe cyo kuba twamenyana n'igihe twavugana cyangwa se twabonana ikindi harabona tugemera ko dushaka kumara ikintu nanjye sinabyemera ariko icyumweru cyo kiragoranye kirashoboka ariko biragoranye ariko twamara iminsi tutavuganye kandi nta kintu twapfuye gusa buri umwe ari muze ariko ni byiza so nyine dusangira ubuzima ariko twubaha buri wese limite y'undi akamenya ngo uyu munsi namuvugisha twagira gutya twagenza gutya and dukorera ku gihe cy'ibyo bintu ntabwo tujya kuri pressure ya gahunda buriya abantu benshi bagira pressure bashwana ni abantu baba kuri pressure y'ibintu ariko twebwe niba indirimbo itari gukora neza ibyo birayireba niba iri gukora neza ibyo birayireba twiragiza Imana gusa tukayibwira nyine ibyo waduhaye nibyo bidukwiriye bigatuma nyine buri wese yubaha ibyo umuntu akora urumva njye nanzi ko Junior yaririmbye neza mu ndirimbo and bikunda kubaho ko nkunda igitero yaririmbye nawe agakunda icyo naririmbye ugasanga urumva aho ngaho biba byoroshye nyine nta muntu blaming undi kandi nta ndirimbo isohoka tutabyumvikanyeho tuvuga ngo this is 100% rero aho ngaho niho usanga abantu benshi bagira bashwanira and ikintu mukundira cyane nuko akunda quality hari ukuntu njyewe nsa nk'utita ku bintu sinavuga njyewe believing ko art nyine anytime ya making a change ariko we believing ko quality anytime ya making a change rero abantu ba believing ko art shaka gukora change anytime hari ibintu nyine byinshi tutitaho nyine ukavuga niyo nabaha gutya barabikunda sibyo ariko hari abantu nyine bakurikirana detail kuri detail uwo niwe Junior rero buri muntu wese yakifuje umuntu wita kuri quality cyangwa se umuntu nyine wita kuri detail nimvuga iki ngiki gishobora kugenda gutya nuririmba gutya uratakaza isoko ryawe ufite rero nyine ntago abaho ubuzima bwa freestyle abaho ubuzima nyine buri programme like 100% kuwa mbere ndakora iki kuwa kabiri ndakora iki k'abahanzi bari gukora ibintu bigezweho bingana gutya ngewe sibyo byanjye urumva akakwibutsa ko umwimerere wacu n'uyu nguyu rero ubwo nibwo buzima nyine butuma mukunda cyane nkanamwubaha ibindi nyine ni ibisanzwe ni umubro arandeberera nyine anyibutsa ko ndi muto arakuruta rero urumva nyine mufite nk'umu grand frere kandi buri muntu wese bashobora kubana nyine ashobora kugira ibintu amwigiraho atera story karanacecetse rero mushobora kuganira nk'ikintu ukagira ngo ntabwo yacyumvishije kandi yacyumvishije kukurusha hari indirimbo yanyu yitwa Rugende ni indirimbo like ndabacukumbura cyane indirimbo yanyu yitwa Rugende ni indirimbo nkunda cyane kandi nziza turirimbire rero sisi nami nachoka sana ajaja mapenzi yakananiumiza
sana sana sana. Kama utaki change mama, yo, unataka nikufe pore mama. Ayayayayaya, Sinarizi ko urukundo rubabaza. Ayayayayaya, Sinarizi ko urukundo rubabaza. Ayayayayaya. mi amor, Mi amor, mi amor, mi amor. tu as compliqué notre amour. Nkwagala kufana lingiyo mama, 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 mama. I gave you my soul, you never like it. I gave you my heart, you never like it. I gave you me heart, me love, me honey. Oh baby, you never like it. Ya iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane. Indirimbo merci. Igitekerezo cy'indirimbo merci cyaje gute? Igitekerezo cy'indirimbo merci, merci yatangiye turi kumwe nge na Prince n'abandi bavandimwe harimo NEL NGABO n'abandi bashuti bacu ba hafi. So iyo turi kumwe kenshi tuba nyine twibereye mu jamming, tugira amasaha yo gutera story, that full story kabisa, tuba turi muri stories za fresh, ariko tukajyana amasaha yo kuba twiririmbira indirimbo zihari zisanzwe cyangwa se zo duhimba bushyashya. So ngewe I personally nari mfite igitekerezo cy'indirimbo, hari umuntu wari warayankoze mu mutwe. Hari umuntu hamagaye copine wanjye witaye, amubwira nyine like umutipe mukunda nabi iki n'iki, kwa ko n'umuntu nyine abatazi icyundi ya apart ya jealous. Sometimes abantu bakunda kwivanga mu mitima y'abandi bantu. Nukuvuga ngo niba nkange Junior ndamutse nkunze Aisa, mfite impamvu zanjye, ntabwo ushobora kunyereka rero impamvu zawe zishobora gutuma Aisa ntamukunda. So winyumvisha ubundi buremere wenda mfite bushobora gutuma nkunda undi muntu urenza Aisa, kuko ntabwo uzi umuntu henze kuri nge ngo ninde cyangwa se ndashaka iki muri uwo muntu. So byabayeho amubwira nyine amwereka, ni nko gukompara. Hari abagabo benshi beza bafite ibintu, bafite amamodoka n'ama etage, wakawe datinga ukava kuri ako kajama. Urumva? So abimubwira turi kumwe, numva nyine birambabaje. Yes, na telefone ya the speaker ntago ari ibintu, ntago ari story numvishe zo hirya. Telefone ya the speaker FTV nano gutya tukaye twicaye mu ntebe. Ndabyumva nyine ndabibika, ndavuga okay, nyine sometimes no umuntu cyambabaje nanjye ni inshuti yanjye. Okay, turi inshuti twese, icyo gihe twana inshuti twese, still cyane inshuti yanjye kuko nta nubwo abizi ko ari we impamvu iyo ndirimbo. Numva byanze bikunze hari utuntu tw'utugambo tugiye tunjyamo nzashyira mu ndirimbo ntazi ngo niyihe. Hari igihe inspiration idahita iza ngo ufate melody, ufate icyo ukaba ufite amagambo ukandika ahantu, yewe nta hantu yanditse mu mutwe. So bukeye bwaho, icyo gihe byari ku cyumweru ngira ngo nimugoroba, bukeye bwaho kuwa mbere ba Prince baza mu rugo. So twitera story, turajaminga, haza none umfata amacodes kuri gitari. NEL NGABO arambwira ati papa ayo makode ni mama yake, goma aho ngaho. Ndakomeza noneho indirimbo iratangira, buri umwe nyine azana ideye, Prince NEL bazana ideye, noneho numva ahantu barimo kuganisha indirimbo na ahantu mfitiye amagambo. Nukuvuga ngo barimo baraza mu murongo nge ndimo. So noneho rero ku indirimbo nyine igenda yubakwa, hazana rya jambo ryanjye nkaritereka aho nshaka kuritereka, nkikomereza nkicurangira, nakumva handi birigezeho nakabaye nkashyira nkongera ngashyiramo. So indirimbo yubakwa gutyo, irangira. Ni indirimbo twanditse mu gihe gito gishoboka, isaha imwe amasaha abiri yari yarangiye kare, kuko zasaga nkaho ari zihuse, niba nabo bari bafite some stories like that, simbizi. Ariko jewe ni indirimbo numvaga yihuta, ishobora no kuba yaramaze umwanya munini, ariko bitewe nuko numvaga bindyoheye bikanyihutira mu mutwe. So irangiye nimugoroba, ndimo kuvugana n'umukunzi, ndakamucurangira, ambwira ati Mungu iyo ndirimbo ntibaho. I was like wow, noneho icyo nifuzaga kirakozwe. Iminsi ishize tujya ku recordinga, tumaze ku recordinga nabwo ndamwoherereza kandi twa recordinze, maze kumwohereza ndahise barambwira ati biriya makosa ukoze ntuyazi. So from that day nicyo kintu cyo nyine nishizwaga, indirimbo yanjye twavugana curanga indirimbo yanjye, twaba turi kumwe curanga indirimbo yanjye. So tugera turanemwitira tuvuga ngo indirimbo niye, twenda no kwisohora. Urabona hari ukuntu bafite indirimbo nyinshi muri studio, hakabamo igihe cyo gucuzinga. Ko rero yari umwe muri twebwe
mu mibare yacu tubara nawe yabaga arimo abantu barabizi abo twari turi mu cyo gihe twavugaga imibare itandukanye n'iy'abantu batatu ubu turi batatu n'abandi wenda inshuti zacu ziri hafi yacu ariko JUDA MUZIK kugeza ubu turi batatu twari bane usigaye turi batatu so ariko abagaragara ni njyewe na Prince undi ni mama wacu ntagaba hari abari mu kazi kandi undi yari wenyine ariko n'abandi bazaza mu muryango tuzabakiriye mu izina rya Yesu turabakiriye so ubwo turaza gushaka kategori tugushyiramo nayo turayashaka rare turangije urumva mu bantu ba hafi umugireti indirimbo turashaka guhitamo izi nizi aravuze ati indirimbo zose muhitamo Merisi mwe mushyize ku ruhande mbese muhitemo yo mwayihisemo kare so twashaka guhitamo indirimbo ebyiri dushaka gukora amashusho aravuga ati ibindi bintu byose mutekereza mubitekereze Merisi manitse ahantu ubwo mushaka indi ndirimbo imwe so tuyihitamo muzagombaga kuba selected tujya kuzishutinga twagiye gushutingira Igisenyi by'amahirwe menshi ngiye nshima Imana ko byabayeho by surprise aza kutureba aho twari turimo gushutingira Igisenyi avuye inaha yes deja twagiye nyine tugiye gushutinga indirimbo ebyiri Merisi bundi supposed gushutingwa ariko gatandatu bwa mbere niyo yagomba gushutingwa mbere ntiyashutingwa kubera ibi byagiye bizamo byo twari dukeneye tutari dufite ako kanya turavuga tuzashutinga ku cyumweru so nawe rero ku cyumweru yarezaga akazi nka saa 7 gutyo saa 8 twari twavuganye samedi ninjoro deja ubwo ni dimanche mu gitondo kuko byari masaa 10 nibwo yari yaryamye kandi afite akazi mu gitondo ndavuga ntiburi ubwo yaryamye atinze nagakije yari yarabimbye ariko atari confirmed so nko mu masaa 11 gutyo surprise aramamagara nyine nzi ko ari bya bindi byo kubaza ameze gute iki arambwira ati undi munze ndimo ndaza like wow so dugira Imana asanga tugishutinga aradufasha nukuvuga ngo nko twagize nko masaa 9 dushutinga abantu bananiwe abafasha amatara bananiwe so hari amashots amwe yo muri Merci afitemo amatara so nshima Imana ko iyo ndirimbo hari nyinshi zakorewe harimo n'indirimbo y'izina rye kwa izina umuringa indirimbo yitwa umuringa dufite zirahari nyinshi indirimbo twanditse kubera we okay wenda I personally natangiye kubera we wenda nka Prince igitekerezo atazi ngo kivuye na hehe akafatira kumva indirimbo ni nziza atazagira mu ruhare cyangwa se atabashe kugira mu ruhare ariko dushimana ko nibura imwe mu bizo yakunze kandi cyane wibaze ko yakundaga Merci kuruta ko akunda umuringa kandi umuringa ariyo ndirimbo numvaga nyine akaba yakunda cyane ariko amahitamo y'umuntu nyine n'umutima wese niyo yakundaga so nshima Imana ko bimwe mu bikorwa byacu yakundaga yadusapotinga mu munsi ku munsi hari byo yagize mu ruhare umuntu ushobora kuza akabasohokana akavuga ati no ndabizi nimukore ku ikofi yanyu ndabizi ibyo murimo ndabizi ibyo mazemo iminsi bill on me mwafata taxi vatiri mwafata iki mumbaze ngewe bya Berso turashima Imana ko nibura igikorwa twakoze okay natekereje tukagikora akagikunda yagiye hari icyo gikozeho nuko Merciage iyo niyo Merci bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda umwiza nkawe najyaga musoma mu byanditswe yo my baby girl nzi impamvu abiyo defender bikomeye wandemeye amateka nyayo wamaye ibyishimo nyabyo bazabyumva neza babonye ibyacu bitarimo amarira nge nzagufata neza ng'urukundo ruzira guhungabana wankunze nawe ubyifuza nzaguhesha ishema darling nzagukunda nk'uwikunda maze nkurinde kwigunga Merci mon bébé Merci ibyo muruho w'umutima byibagirwe my lady rukundo rwanjye mereza umutima we nkwihoreze my darling tu es tout ce que je veux de la serre dans mon monde
Unakuahidi kukupenda all the days of my calendar. Baby, you're amazing, 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 yeah. Oh, baby, you're amazing, 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 yeah. Okay, twatangiye Pasi aririmba hip hop, yaje kuririmba nawe byari uzi ko mfite umu grand frère yitwa Pasi none wakomeje kunyita Pasi. c'est Prince. Umbe ko nyine kuva kare ni Pasi. Yagabwiye the rest. Biroroshye. Dore ko uyu niwe dukunda kuvugana. None kubera iki waje kubihindura gute uzakomeza? Bon, urumva uko mukura isoko rirahinduka. Most of the time hip hop fit abantu bayo batayivaho ariko noneho hari igihe biba ngombwa ko wenda mukora indirimbo mutagetinga isoko runaka nkuko mu mashyushyu Junior we warabye so hari igihe mukora mukeneye guhindura isura nyine yitsinda kuko most of the time yo bavuga ko y'ibintu bikumya ari bimwe birarambirana. Rero ntago twifuza kurambira abantu kuba ko twege dusari nkaho dugitangiye bazurambiranya aribwo ugitangira byagorana. Rero turi abantu bakunda kwizirika ku bintu twifuza gukora. Personally ngiye nago nyine njya numva muziki nyine numve ngo umuntu no muraperi bundi mu muziki yakabaye umuhanzi nyine ukabuzi ko ushaka kuririmba ibi Junior udashaka kuririmba ngo ije nikigerango ni bakubwira ngo dukeneye umuhanzi ushaka gukora ibi ngibi tuvuga ngo yango ngiye nkora gutya ubundi umuhanzi agomba kuba ari ready gutanga 100%. Rero ngiye nifuza gutanga 100% na JUDA MUZIK yifuza gutanga 100%. Twagiye tubyigaho tukabona rimwe na rimwe ntibikora ubundi tukabona birakora ariko tukabona ko hari indirimbo biba biri ngombwa ko duhindura rhythm umuntu nyine nituze kumushiramo bya bintu ngo ngo come on bikaba ngombwa rero hip hop ifite class yayo tunubaha kubera yuko niyo identity abantu batumenyeho ariko nyine n'igihe tugezemo turi muri music business igihe kigeze ukabona ko business yaba nziza ari uko ushaka kuririmba gutya urabikora ariko igihe kigeze ukabona business iraza hari zari ko zirikodinze nuko nyine igihe cyabyo okay twebwe twizera ko ibintu byose bifite igihe cyabyo so we never rush hari igihe umuntu abona ufutanye n'umuntu ngo yenga mwakoze collabo nshobora no kwikora ntigire icyo imarira isi bikitwa nyine kiyo ndirimbo hari wenda JUDA MUZIK wenda na Eva Blavan JUDA MUZIK wenda na Riderman ikabihara ariko nta kintu kirunaka ikumariye koze zirahari collabo nyinshi zitafite cyo zamariye abantu so we believe in ko nyine isaha y'ibintu bigeze bishobora no kuza no muri ya saha yageze ntibije ariko twe twumva ko igihe ibintu byose bifite igihe cyabyo ariko nimbo zirahari zirikodinze nyinshi 3 enye 5 usi ndirimbo 5 ni nkeya we nagari igihe sorry wahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuri mama mukunzi at the same time imbaraga bazikuye kuko hari umuntu wenda we wagiriwe amahirwe yo kuba uri public figure abantu bakaba babibona bakaba babibaganiriza ariko hari umuntu uri kubaho udafite umuntu wo kuganiriza njye Imana yaramfashije wenda ngira umutima wo gukomera ariko icyo naganiriza abantu kugeza uyu munsi numva naba umuntu ubaho wereka abantu icyizere cyo kubaho so icyambere no kwishakamo wowe impamvu zatuma ubaho ikindi no gucreatinga cyase no kurema quartier yawe ibyishimo ni hantu nakishimira ni hantu nisanzuye ni hantu nshobora kuvuga ikintu cyose nshaka kuvuga ni kuvuga ngo ubuzima tubaho akenshi twifata twiholdinga kugira ngo wenda ahise atandeba nabi prince atambona nabi ariko twe twica mu mitima cyase twica muri twegwemo imbere so ngewe iyo nshatse kurira nko nshatse kurira ntago wantangira ndarira because that's what I want noneho ninza kurira bya bintu bindimo biraza kunsohokamo you see ndaza kuza ngewe kuri isi dufite ibibazo byuko tudafite abantu tubwira kuko nta muntu ufite wizeye uvuga uti wenda prince ni inshuti yanjye ariko ndaza kumubwira
ibyo mubwiye nk'amabanga nze kubisangana Crispy, nze kubisangana Isa, nze kubisangana undi wari wese, ntago ufite umuntu wizeye, ariko nanone ushobora kurema umuntu wakizera. No kuvuga ngo hari abantu benshi bashaka kubizera, hari abantu bashaka kuguha icyizere cyabo, ariko sometimes uba pushinga udashaka kwereka amarangamutima yawe. Ngewe njya mvuga ntekereza ko hari abantu nabwiye ibyanjye batari ngombwa no kubimenya, ariko uyu munsi ntacyo bintwaye kuba babizi, ntacyo bintwaye kuko byatumye mbohoka bituma nanabaho, cause there is a time numvaga ko ngira ngo kuba ntari hari cyo kintu cyaba ari cyiza ku isi cyangwa se cyambera cyiza, ariko uyu munsi mfite impamvu nyinshi zatuma mbaho, ndetse mbonye n'umuntu ushaka kunshuna twapfusa kuko waba ushaka kumpungabanya. So umuntu uri hano cyangwa se umuntu urimo kutureba wumva adafite kumva kejo yabaho, ufite wumva ko ibibazo ari byinshi, hano hanze hari ibibazo byinshi cyane, ku buryo njya mvuga ngo iyo ugize imana zo kuganira n'abantu, iyo ugize umutima wo gufunguka ngo uganirire abantu, usanga hari umuntu ushaka kukubwira ikibazo kumva nta kibazo ugeze ugira. Ngewe ntekereza ko iyo nceceka byari bisanzwe, umuntu yapfuye, umuntu yatuvuyemo, Junior wenda babara, numara kubabara ujye mu nzu yawe urire, numara kurira usohoke uze hanze kuri televiziyo uvuge yemeze neza nta kibazo useke yimuvona, ariko nugera mu rugo uraza gusanga hari agahinda we wibitsemo utaruzi ko wibitsemo isi. Ariko kuva natangira kuvuga nkavuga ikindimo, nkabwira umuntu ikindimo, nkabwira umuntu story byagenze gutya, hari monde ugeramo cyangwa se hari ibihe ugeramo bikakunanira kubivuga ugaturi kukarira, no kuvuga ngo icyo kintu warubitse kiba kikuvuyeho, you see. So iyo ntambwe naterere yo kuvuga, abantu benshi nge nabonye ama message menshi, nabonye abantu benshi bambwira bro nagize ikibazo kiniki, please can you call me, ukambwira uburyo nshobora kwitwara. Nanjye ubwanjye nkiremerewe, nkikomerewe, nkifite bya bikomere, ariko byamfashije iyo wa muntu namuvugishaga akambwira, nanjye byamfashaga kumuhokera nkamubwira. Ba bantu bahuje ibibazo iyo barimo kuvugana biroroha kuko bumva uyu muntu ndimo ndamubitsa na West wase arimo kunyuramo, so araza kumfasha kujya gute kuruhuka. Ariho hantu wenda tugiye mu marushanwa ndimo ya Mr Rwanda, ariho hantu nahereye umushinga nise Share and Heal, no kuvuga ngo nifuza ko tuzagira ahantu kunsangiza ukabohoka, sangiza ukire, you see. No kuvuga ngo tuzagenda dushyiraho uburyo bwinshi bw'abantu bahura, barimo abarwayi ndetse nabakize. Okay, simbyita ko ari abarwayi, iyo umuntu nukuvuga ngo agahinda gakabije kakudrivinga mu bintu byinshi, kakuzana gatangira ibyiyumviro, ari ikintu wiyumvira ukaza kwisanga uri wenyine, bikaza kugeza ku mwanzuro yuko ushobora kugera kuri level yo kutakibasha kubitangira. Ibyo bintu biba byamaze kwangiza ubuzima bwo mu mutwe, biba byamaze kwangiza impande nyinshi zawe zituma utakitekerezaho ngo wiboneho ubwiza. Ikindi ku muntu buriya tugira ibikomere bitandukanye, nshobora kuba nabuze umukunzi wenda nkuko byagenze, nshobora kuba nabuze mama, nshobora kuba nabuze papa ari we muntu wenyine nsigaranye, nshobora kuba nabuze urukundo like umukunzi bisanzwe bya relationship yakwanze ukaba depressed, ushobora kuba depressed n'umuntu wakubwiye amagambo mabi. So ni wowe wenyine kujya muri miruwari ukireka ukavuga ngo ese koko nkwiye gukora kino kintu, urabanza ukiha impamvu zishobora gutuma wowe wabaho, waba mwiza kuruta uko umuntu abwira kuri mubi. Waba tujya tubibona hano kunuza ku mateleviziyo, ku ma YouTube channel, abantu baza kavuga bambwiye ko ndi mubi nabaye depressed kubera umuntu ambwira ijambo iki. Banje muri miruwari uvuga uti se koko uyu muntu ngiye kugira ngo mbeho, uyu muntu yabigizemo uruhare? No. Who am I wo kuba nahangana n'Imana nkiyambura ubuzima yanyambitse? Ukiha impamvu nyinshi zituma uba umuntu urenze uwo umuntu abona kuri we, you see. Kandi icyo gihe biguha n'imbaraga zo gukora kuko ufite ibintu focusinzeho, you see. Umuntu urimo kutureba, byuka, kanguka, ongera witekerezeho, ongera urebe ko wowe Imana uri mwiza, uri mwiza kuri we yadanje. Nukuvuga ngo okay, kuba wenda umubyeyi yagiye, kuba umukunzi yagiye, kuba wabuze urukundo, kuba nyine hari cyakubayeho muri ubu buzima, ufite andi mahirwe, kuba wowe ukiriho. Ndabizi neza ko iyo umuntu agiye tuvuga ko ari uwo munsi wari wageze, ariko se birakwiye ko uwo munsi ugera twe tuwiyambuye, ari twe twiyambuye ubwo buzima uwo munsi ukatugeraho? No, ntago ariko bikwiriye. So please
ongera ushaka impamvu yo kwikunda, ongera ushaka impamvu yo kubaho, shaka ibintu ukora ukunze. Niba ukunda kubyina tangira ushaka ahantu babyina amadanse wifuza, niba ukunda kuririmba shaka ahantu baririmba nubwo waba utabizi. Nta muntu utazi kuri baroga ngo umuntu wese uvuga yanaririmba. Ririmba uko ubitekereza, uko ubyumva, mbara amayekuteri ujye muri dushe uririmbe, rira niba ushaka kurira. Kora ikintu gishobora gutuma wumva ubohotse. Niba ushaka gukina baro, jya mu mujyi ugure baro y'ibihumbi 10 na bingahe, ujye mu kibuga mu rugo nubwo byari muri salo, ukina umupira uko ubishaka, like biratuma ubohoka. Ngiye mu bintu byankijije apart yo kubanaganiye n'abantu, ama design nakoze ntago nzi kunangana. Nukuvuga ngo nakoraga bya bintu nkunda kandi nkabikora mbishaka. Nukuvuga ngo indirimbo nshobora kuba nanditse muri icyo gihe nekereza ko zishobora kuba zifite imbaraga kuruta indirimbo za mbere, kubera ko nabikoraga mbikunze, nabishyiragaho umutima wose. So please shaka impamvu yatuma ubaho, shaka impamvu ikwereka ko ukiri mwiza, shaka impamvu ikwereka ko uwo muntu nyine akubwira iryo jambo. Ijambo ntago ari inkota umuntu, okay, ni inkota mbi ndetse yica cyane, ariko ni inkota ushobora kwihanagura. Inkota igucumita ikagukomeretsa ukava amaraso, itandukanye n'inkota n'ikintu cyiza kigakubita mu gutwi. Rero kugira ngo twebwe tube depressed muri ubwo buryo, nuko rya jambo rikwinjiye mu gutwi uriha umwanya ugafungura ubwonko ukaryumva ukariha agaciro. No, close your mind, close your brain, funga ubwonko bwa muntu akubwira icyo kintu kice hano gitunga hano kigende, biraza kugufasha kuba umuntu ukomeye kandi mu buzima bwawe. Ntekereza ko ejo nejo bundi wava mu ndi muntu abantu batatekereza ko akavuyemo. Amagambo meza cyane. Abakunzi ba Transit Line TV ushobora kureba iki kiganiro koko uri muri iyo mood Junior yaciyemo, kandi nizere ko byagufasha buri wese. Niyo mpamvu haba amateleviziyo, niyo mpamvu habaho imbuga nkoranyambaga. Twige, si ngombwa ngo zitwentertaininge nk'uko abantu babivuga, ariko tunakuremo n'amasomo muri rusange. Prince, wabanye gute na Junior mu gihe yari afite biriya bibazo? Yarabaza tubwira ati nyire nk'umuntu yaricaye aravuga se ngiye kubana nawe gute ko situation irahindutse. Birumvikana hari care, hari affection wari ukeneye utagomba guhabwa ko wari umeze neza. Ubuzima buratangaje. Ari gihe ukeka ko mugenzi wawe cyangwa se wari ufite ibibazo ugasanga ari afite ibibazo birenze ibyawe cyangwa ibya mugenzi wawe. Nakeka tariki 12 yapfuye ku tariki 10, tariki 12 nibwo i Kanombe hapfuye umuryango wa papa n'umwana n'abana babiri basize umwe mu rugo. Sorry. We can tell. Iyo nkuru narayirebye nyine ndumirwa. Urumva twari turi mu kiriyo cyacu muri abandi bantu nyine ngaho tekereza icyo gihombo. Wowe uri kuvuga umuntu inshuti yanyu magara yagiye, ariko none umubyeyi, abana babiri, papa na mama bapfiriye mu modoka imwe, basize umwana umwe nawe kandi yari bubasange. Niba nibuka neza ngo sinzi ibintu bari bagiye gufata, we imyenda yari ayifite, none bagiye no mu bukwe. Urumva rero hari igihe nyine ureba ibintu nyine by'isi ukavuga okay sinjye njyenyine. Like bikiba bon nahise numva ko nyine ni first of all ni igihombo kuri twese, ntago yari we wenyine. Ikindi nakomeje ntekereza hazaza ukuntu hazaba hameze, kuko most of the time jewe iyo ndeba umuntu mba worried cyane ku ejo hazaza, kuko njye ntabwo nkunda kubaza umuntu nyine ibintu byinshi ngo uriyumva gute. I can always try nyine kukubwira ibishoboka, ariko kuvuga ngo how are you feeling, you exactly know how that person is feeling. Ahubwo nyine you have to be there. Niba kugenda ashaka inkoko agomba kuyirya, niba ashaka umuceri agomba kuwurya, niba ari kawunga agomba kuwurya. Nyine ntago abari muri situation itakwemerera kuvuga ngo niba avuze A uvuge B, niba ari A ni A, niba ari B ni B. Niko icyo gihe ntekereza ko nawe arabizi nyine niko twari tubanye. Iyo bavugaga pre ndashaka iki cyabaga ari iki ngiki, niba jahanga na hanga. Rero uretse no kuba mwumvira ko yaba ari grand frère, ariko nyine ntago nabashaga gukurura neza ibintu arimo, kubera ko njye nabuze papa nyiri muto. Ntago nzi
uko bisa kugira papa uri mukuru. Nabuze grand-mère wanjye nakundaga cyane nkiri muto. Urumva ibihe nakabaye na relatinga ntago nyine nabigize ndi mukuru. Ni icyuho nyine mvuga ngo nza kuba mfite grand-mère nakabanja kumureba izi saha, iyo nza kuba meze gutya nakabaye njya kumureba gutya, ariko nyine ni memories ukiri muto mutabashije gusangira. Ariko kumva umuntu umuvandimwe abuze fiance nyine byari nk'ikintu, ni kwa kundi ibuye rikugwira kandi rikuremereye kurusha ibiro byawe. Ariko nkavuga ko mu buzima nyine buri kintu cyose kibaho kubera impamvu. Nkunda kumubwira ijambo rimwe nyine ngo it's time to double the work. Kuko isi iduha impamvu zo gusubira hasi, ariko nitwe two gushaka impamvu zirenga zikubye za zindi zo kugira duhaguruke, kandi duhaguruke turi abanyembaraga kurushaho. Rero nta kindi kintu mubwira, strengthen yourself, go outside, work, genda ukore. Like genda ukore, kubera yuko umuntu wawe yifuzaga kuba successful. Sibyo, umuntu ugukunda wese nyine ntago ndumva umuntu ukunda ndavuga ngo ndifuza ko yaguma ari imbwa. Wapi? Nyine naho wabuze kadashobotse, ariko you still have to focus on him. Ukamubwira ati bro, go on. Sibyo? Rero niba umuntu wadukundaga yarifuzaga ko tuba abantu b'abagabo bari successful, ntago ari cyo gihe cyo giving up. Kuko you high time depression, ubutsinzwe. Kandi ahababaje cyane si uyu munsi, ahababaje cyane n'ejo. Ibaze noneho ubuze umukunzi ukagira depression ejo ugakina ku buryo udashobora no kwigurira silipa yawe. Ndiyo nubishana ambwiye ngo ndasa neza, I'll be like wow, she's very proud because that's what she needed. Nicyo kintu yarakeneye mu buzima, kuba nyine I'm doing well, ndasa neza, nta kibazo na kimwe mfite. Si iyo mwene umuntu yakambwira like look good man, I'll be like wow. Akambwira you're smiling, nyine urishimye, I'll be like wow. Nibyo bintu nyine mba numva bituma nawe ahara feeling proud, akavuga ati nibura wa muntu wanjye ni wa wundi nifuzaga. Ntago nagiye ngo abe undi muntu ntifuje. Ntekereza ko aho yaba ari aho mama ari, mama ne yabavuga ati birana mwana nabyaye se subibona. Ubwo urumva rero nicyo kintu wenda nanabwira n'abantu bose, you know, telling your friend sorry doesn't heal. Yeah, doesn't matter. Rero mu buzima n'abantu bafite ibibazo, ibaze ko aya masaha turi kuvugana hari umuntu ushobora kuba uhombye umushinga wa $500,000, ashobora kuba yara amaze imyaka nka 20. Like nandi kubwira ko aka kanya hari inzigo uyu muntu ashobora kuba yarubatse igihe kinini. Rero ubwo buzima y'ubushize yo ukomeje kwireba, ngewe iyo ndi kureba ntago ndeba ngewe ngenyine. Ushobora kureba nkavuga indirimbo yanjye ifite views 30,000 wenda nifuzaga 100,000, sibyo? Ariko uyu manutse hasi ureba undi muhanzi ufite views 200 mu mezi 6. Urumva ari ndubabaje. Urumva nyine buri gihe cyose ugomba go creating impamvu zituma ukomeza gukora. Ukomeza gukora, kuko success ntago iza ku bantu bakoze rimwe. Ushobora kugerageza inshuro 1,000 bigakunda. Rero ushobora kuba depressed ugashimisha iyo ndwara yagufashe, ariko ushobora no guhitamo kuvuga ngo iyi ndwara yamfasha ariko ngiye kuyirwanya. Like inshuro nyinshi cyangwa se impamvu nyinshi zishire hahandi heza. Twakomeje tuvuga abantu bavuga ngo uri mubi cyangwa se uri mwiza, ariko barimo umuntu ukubwira ko agukunda. Muri babana 1000 bakubwiye kuri mubi, urumva shakamo wa muntu wawe bakubwiye ngo bro uri mwiza, like sis you look beautiful. Uwo muntu arahari nagajya bura. Rero
ugomba gushaka impamvu ziri positive like zituma mu gitondo uvuga ko hari ikintu ufite cyo kurwanirira. Njyewe mfite umuntu umwe nyine like whenever I'm going to give up mpita nibuka uburyo nkunda. Like is it worth it? Like urumva biri ngombwa ko ushobora kubivaho gutya. Ni mama ni kopine. Oya ni ibanga ryanjye n'uwo muntu. Ariko mu buzima mu buzima rero nta kibazo pe. Mu buzima ugomba ku ari umuntu wenda abantu biyobokamana ntibanyumve nabi. Abantu bose bagira imana zabo burya. Abantu bose ku isi bagira imana zabo. Hari umuntu ukubwira ngo navuganye na kana k'ibintu birakunda. Hari n'umuntu ukubwira ngo nagiye kwa pasiteri andambikaho ibiganza bigakunda. Hari n'umuntu uvuga ngo napfukamye nkabwira imana like nkaca bugufi nkabwira imana birakunda. Hari n'umuntu ukubwira ngo kiriya giti ni cy'amahirwe. Nyine abantu tugira belief zitandukanye. Ariko nawe wiremamo ibyishimo byawe bishya. Like buri munsi nubona ko hari ikintu gishaka kugusubiza inyuma kibwire ngo no like mfite iki mfite uyu, niba ari umuziki ukunda mfite umuziki kubera icyo ushobora gutuma naba depressed. Rero hari abantu badukunda nta kintu badusabye cyangwa se nta n'icyo tubasaba like they love us from nowhere. Benshi bataranabitubwira ariko ukababazwa nuko kanaka ngo yakwanze, ukababaza wa muntu wawe wagukundaga wagiye yabonye ubabaye nawe arababara. Ahubwo you should be celebrating her life. Kavuga mu gihe twabanye wambaniye neza, mfite kuba umuntu w'umugabo, mfite kuba umugore ukomeye. Like niba warabuze umugabo ufite kuba umugore ukomeye uyu munsi, wa mugabo wavuge ngo ntago nigeze nibeshya kuba naratumye uyu aba mama w'abana banjye. Niba wari umuhungu ufite kopine akagenda, kopine ufite niba ari imodoka wifuza kuzamugura, wifuza kuzagendamo nka kapu, make it one day nugura iyo modoka umubwiye ngo baby I wish you could be here. Ariko this is it. Kuko abantu bagira dreams, iyo bakundana hari dreams. Hari igihe ubwira umugore wawe nzakujyana Ibiza, hari igihe umubwira ngo nzakujyana a given city maybe Budapest. Nyine ya mijyi abantu bagenda muri wese akavuga ngo natembereye va kuri Dubai. Sibyo? Rero ibyo bintu byose uwo muntu abaye adahari ariko you still achieve. Ahari aravuga ngo the right man was this one. Rero uyu munsi ntiwihe impamvu yo kuvuga ngo kanaka yagiye, ahubwo celebrating ubuzima bwiwe bube nuza, bube motivation. Urumva ngo abantu bavuga muri Bibiliya baravuga ngo niba ari ibyari ndamuzanjye nabigize igitambo kubwo kuronka Kristo. Urumva rero ibyari igihombo watekereza ko ari igihombo bivanemo inyungu za buri munsi zikubwira ngo uyu munsi nubwo byagenda nabi, niyo bitameze neza, mfite impamvu nyinshi zo kubaho. Kandi kuba ugihumeka buri kintu cyose kirashoboka. Ushobora kuba umuntu wagukundaga 100%, Imana ikaguha desa 100% kubera ukuntu witwaye. Ariko kuko nta muntu ushobora kuzana kopi y'undi, ariko njye nizera ko mu buzima ushobora kuririra Mercedes Benz, ejo Imana ikaguhamo. Rero ntabwo nzi buze gukomparinga girlfriend w'undi muntu wapfuye n'undi wagiye n'undi uhari, ariko birashoboka ko uwo mu girlfriend wagiye yari mwiza kuri weho, ariko Imana ishobora kuguha umwiza cyane kubera ukuntu wihanganye n'ukuntu wategereje kugira ngo uzahitemo byanyabya apana bya bindi umuntu abura umuntu ejo mu gitondo yagiye kwa kanaka, ejo yagiye kwa kanaka. Ariko the right person can come at the right time. Like bisaba gusenga, bisaba kumenya gukora amahitamo yawe, ariko nanone bisaba guca bugufi. Kuko kugira ngo umutima wawe ube wakwakira umuntu runaka, bisaba ubanze guca bugufi, ubanze no kwakira ibyo waciyemo, wumve ko uriho kugira ngo n'abandi babone ibyishimo. Rero most of the time abantu bagize ibyago hari igihe batangira kuba selfish, bakumva ko aribo bifuza ibyishimo gusa. Ariko
ntago ushobora kwakira icyo udashobora gutanga. Rero biba ngombwa ko hari igihe ugomba kwicara hasi, wakundaga guhoberana, wakundaga gusomana n'uwo muntu, hari igihe bisaba ko noneho bya bintu byose wakundaga ubishyira hasi kugira ngo noneho urebesha andi maso, urebesha andi maso atandukanye n'ayo wari ufite mu minsi ishize. Rero guhemuka bishobora nabyo kubaho kubera depression, ariko you are better than that. Nyine umuntu wese uri kutureba yumve ko uri munini kurushaho. Jewe nyirangiza segonderi hari umuntu wandiye amafaranga, nyine bituma mbona ko ibaze umuntu kurya amafaranga wabitse ufite guhera ku myaka 12 utangira segonderi, we akayatwara mu ngungi imwe. Ariko nyine ntago bikuraho inzozi mfite, na nubwo bikuraho icyo uzaba cyo. Uyu munsi umuntu ashaka kugutwara ibintu bimwe ariko ukabona binini. Bishoboka ko iyo nza gukora ibyo bintu nkabona nkakoresha amafaranga tuba tutakiririmba na junior, sibyo? Ariko avuga ngo Imana ishimwe. Ariko part y'ubuzima buri gihe cyose igwa experience. Like buri kintu cyose ucamo ni experience. Ibaze nyine kuri umwana w'imyaka 12 ukazajya ku ishuri ukanga kujya muri kantine imyaka 6 uvuga ngo aya mafaranga nzakoresha iki ngiki. Iyo dream yawe wari ufite umuntu akayigutwara mu masegonda atarenze 5. Ntabwo icyo ari ikibazo, ahubwo nyine how much can you try again? Uko na n'ubu ngubu ikintu nashaka gukora sindagikora kubera ukuntu wenda kuko ukoze challenge nazo ziba nyinshi. Mbere wambaye inkweto ya 15 ariko uri guhura n'umuntu akavuga ngo bro utambaye 30 ntibikunda, urumva cost zariyongereye. Ariko ntago bikuraho dream nari mfite, na n'ubu icyo kintu ndacyashaka kugikora. Rero inshallah, amen asiko bavuga. Rero ubuzima bwawe ari impamvu yakuremye, Imana yakuremye, ufite purpose. Abantu bize leadership ari ikintu bita living with the purpose. Living with the purpose ni ivuga ko nyine you don't miss your direction. You always go for your direction. Rero niba uzi ko hari ikintu watekerezaga gukorera umuntu, cyangwa se business yawe yarahombye kubera abantu, cyangwa se ibintu byawe bitari kugenda kubera abantu, ndagira ngo ubwire ko ugifite andi mahirwe kubera ko uracyafite purpose, uracyafite direction, and ufite leadership quality and vision. Urumva ibyo bintu bitatu, purpose, leadership and vision, ni ibintu bijyana. Niba ugifite vision yawe nyine nta hantu yagiye, uracyafite andi mahirwe kubera kugihumeka. Ubundi indoto zacu n'ibyo twifuza gukora birangira ku munsi nyine tutagihumeka. Rero niba ugihumeka uracyafite andi mahirwe. Nakurikiranye Jack Ma, ngira ngo nawe mukire ubu ngubu wa mbere. Hari abantu benshi yagiye ahe imishinga by financing bakanga, itangira boro at the age 43 urumva yabaye rejected na Harvard. You can imagine. Asubira muri university zisanzwe z'ubufu nyine ziwabo. Ariko uyu munsi ngira ngo Harvard yakifuje kuba Jack Ma yarize wabo, kugira ngo bavuge ngo dufite umukire wa mbere yize muri Harvard. Rero igihombo wagize gishobora kuba ari izo nyungu zawe z'uyu munsi. Okay, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nizere ko mwaryoye na JUDA MUZIK batubwiye ibintu byinshi byiza, kandi buri muntu wese ntukarebe ikiganiro ngo kiguce mu maso, byo ugira n'icyo ukuramo, wige, wisuzume. Kandi numva ko buri wese yigira ku bandi. Histoire y'umuntu wayigiraho, histoire yanjye nayigiraho, iyawe wayigiraho, kandi ukabasha gutera imbere. Turi kugana ku musozo. Hari indirimbo nziza mwaririmbiye umukunzi wanyu cyangwa se umukunzi wa Junior, muyituririmbire then nuwanyu banyakubahwa. Muyituririmbire then tugane ku musozo. Iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza, iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza,
iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye ikihatse wenda nari ko gusezera iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye ikihatse wenda nari ko gusezera iyo mufite Instagram what mufite Instagram page zanyu mubwira abakunzi bacu okay Prince naturape maze dusose. What does this word mean with the people we love? I miss you every day but I don't know where to find you. This lonely world mubumbi wabaye munini. Damn wabaye munini. Ururabo ruruma ukaruramira ariko wagiye niwamugarura. My mama told me